Habayeho banjyana muri salle d'opantu babagira banira ikinya kiri generali ndagenda, ariko mu kumbaga bambaze njye banyuze mu mazuru ntago bambaze banyuze hejuru. Ubu wowe nta amanywa ndetse na nijoro nkibaza uyu mutwe uraterwa n'iki. Akenshi na kenshi bakanyana kunyuza muri scanner bakabura uburwayi, ariko mu kurwara uwo mutwe ariko narakangutse nkanguka mbona, ariko nkangutse natse bambaze mbaza muganga se mwambaze, kumbe ndacyari muki ndacyari mukinya. Ndase mwambaze byagenze gute? Kugira ngo bagere kuri step yo kumbaga byafashe uramfata neza umuhindura nk'umusazi. Ndabyibuka ko warandiye cyane, hahandi ndabyibuka ko nagezaho fata ukwezi kose ndi muri koma. Naragiye ukwezi uri muri koma, waragiye uba foromate. Wabaye foromate kireka abandi abantu ba hafi cyane abo ngabo nibo umutwe utabaye foromate, ariko abantu benshi naragenda bibagirwa n'uwamamagaraga kamwe ati ni Sandrine, nkava ati Sandrine wahe. Ubwo yambwiraga ati nageze aho ndiyakira, nakira yuko ubuzima bwanjye ari ubwo kubaho ndwaye, kuko niba narafashwe muri 2009 numvishije ko ubuzima bwanjye ari bwo kubaho ndwaye, kuko ntabwo nigeze mbarizwa muri societe y'abantu. Kuko ni Reka twongere tubashimire mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Elvin Isheja Ndahiro. Mwese mwagize neza, Imana ibaho umugisha. Kuri kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza, umukobwa ufite ubuhamya bukomeye, umukobwa ufite ikintu yabwira abantu bakumva koko Imana yarakoze imirimo. Rero mwe mwese mwakurikiye ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Elvin, uyu ndi twabazaniye. Mbere yuko tuganira nawe, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo ibintu tugiye kuganira bizakore ku mitima y'abantu, kandi ni ubuhamya bugiye gufasha abantu benshi. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe ukaba waraturinze. Mwami Mana yacu, ukaba utwemereye ko twongera kuganira na mushiki wacu uyu munsi, kandi Mwami Mana yacu ibyo byakabaye byararangiye, ariko wamusubije ubuzima, wamwongereye agaciro. Nk'uko Data wa twese ukomeza uturinda umunsi ku munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turasenze rero umuntu wese uzumva iki kiganiro, uzakurikira ubu buhamya, azabashe Data wa twese uri mu ijuru gukuramo imbaraga no gukora ibintu bikomeye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Reka tubahe ikaze mwe mwese abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, abari ibwotamasimbi, mwe mwese ubaha ikaze. Nitwa Ndahiro, ndi kumwe na mushiki wanjye hano. Karibu cyane ngo uhaye ikaze. Murakoze. Amazina yawe? Nitwa Nigena Claudine Dina. Witwa Dina? Dina, umeze neza? Yego, meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Rero Dina, tugiye kuganira nawe. Turaziranye, ariko ubuhamya bwawe ni ubuhamya bukomeye. Ndashaka ko dusangiza urugendo rwawe kuva ku myaka nk'icyenda byibuze aho ngaho, cyangwa imyaka 7 kugeza unganye gutyo. Ubuzima bwawe bumeze gute? Karibu. Murakoze. Nk'uko babivuze, kuva ku myaka 9 nahuye n'ibibazo byinshi, aho ngeze ubu ngubu nzanywe no kubakomeza. Wow. Kubabwira yuko Imana irakora, kandi mwe gutinya, mwe kugira ubwoba. Yego. Ikinzanye rero, ntago abantu benshi bajya biheba, bazi ko Imana idakiza, bazi ko Imana idakora. Yego. Ariko iyo dusenga Imana irumva. Uko mumbona narwaye ndi muto, nagize ikigeragezo cy'uburwayi, ndwara umutwe mubi cyane. Nagiraga umutwe udakira w'igihande kimwe, morana uburibwe amanywa ndetse na nijoro. Nkibaza uyu mutwe uraterwa n'iki. Akenshi na kenshi bakanyana kunyuza muri scanner bakabura uburwayi, ariko mu kurwara uwo mutwe uko bwagendaga bwira ni nako n'umutwe wiyongeraga.
icyo gihe ndabyibuka ko nafashwe 2009. 2009. Papa yari akiriho, ariko uyu mutwe wazaga njye nkumva nkabwira mu rugo ati papa na mama dore wa mutwe uraje. Ubwo nta kindi bakoraga, bazaga birukanka kugira ngo baze bandebe bakamfata, nkicara nkatuza, ariko nkagenda. Naragendaga nkagagara, nkagenda nkamera nk'umuntu ugiye muri koma. Abantu bashaka kumva umutwe bakagira ngo ni kwa kundi urwara umutwe hama ukanywa ikinini bikaza gushira. Uwo mutwe wawe wari umutwe utandukaniye n'iyindi mitwe? Uko bivuze byatangiye nk'umutwe umeze gutyo. Nanywaga ikinini paracetamol, bikabasa nk'ibyoroshye ariko bikanga. Ariko uko imyaka igenda igwira, bagiye kumvuza, banyujije muri scanner baza kubura uburwayi. Barabubuze, scanner yabuze uburwayi, ariko umutwe wanjye bawushyira bahise bashyira nk'aho ari epilepsy. Bawugize nk'umutwe w'igicuri kandi ntikubita hasi. Ntabwo wajya gugwa? Ntabwo nigeze nikubita hasi, ahubwo nuko wazaga nkatubwenge, nkajya muri koma, nkagira crise. Icyo gihe nahise nangira gufata imiti, ntangira kunywa. Iyo warwaraga umutwe, mbyumvishije neza, wahitaga umutwe watumaga ujya muri koma? Yego. Ariko aho byari bimaze gukomera? Aho byari bimaze gukomera. Byari bimaze gukomera kuko 2010 nibwo byahise bikomera cyane. 2010 nibwo byahise bikomera cyane. Ntangira kwa muganga hari CHK, nivuza CHK. Baramvura, bakajya bamvura, bampa imiti, mfata imiti. Ariko muri make byari urugamba, ariko njye nkabona ni ibintu bizahita bikira. Nkabona ndi kunywa imiti ariko nkumva yuko ejo n'ejo bundi nzakira. Yego. Uko niko nafashwe niga no mu wa 4 primaire. Umutwe wagufashe turawita umutwe. Umutwe udasanzwe. Umutwe udasanzwe wagufashe wiga mu wa 4 primaire. Cyane. Ubwo si byatumye uva mu ishuri? Nakomeje kuwigana. Primaire nakomeje kuwigana, mpangana nawo, nkarwara, kuko wari utaraba grave cyane. Iyo miti yaje kujya imfashamo ukuntu, imfashamo gake, ariko mu gukura nka 2011, 2012 noneho umutwe uza kuba grave bikomeye. Nkiga ejo nkasiba, ngaho nagiye kwa muganga, haciyemo ibyumweru 2 ndi mu rugo, ibindi byumweru 2 ndi mu bitaro, ibindi byumweru 2 nicaye mu rugo, bikomeza kumera gutyo. Ariko kujya kwa muganga kwanjye ntago nasibagayo, buri kwezi najyaga kwa muganga kugira ngo bankurikirane. Buri kwezi? Ugereranyije ubwo waba waramaze nk'igihe kingana iki wivuza? Namaze igihe kinini kuko imyaka 14 nivuza, n'ubu ngubu mba njya muri control. Namaze imyaka 14 nivuza. 14 yose wivuza? Wigeze kuvuga turi kuganira nyine yuko byageze aho barakubaga? Byagenze gute? Kugira ngo bagere kuri step yo kumbaga byafashe process ndende, kuko buri mwaka uko bamvuraga babona ibintu bidashira, bwo bakabona uburwayi buri kwiyongera. Umwaka uko ushize uburwayi buri kwiyongera. 2015 bwo umutwe waramfashe pe. Icyo gihe umutwe waramfashe, uramfata neza, umuhindura nk'umusazi. Ndabyibuka ko warandiye cyane, hahandi ndabyibuka ko nageze aho fata ukwezi kose ndi muri koma. Naragiye. Ukwezi uri muri koma? Ukwezi kose ndi muri koma. Aho bari barakubaze? Bari batarambaga. Umara ukwezi muri koma uragaruka? Namaze ukwezi muri koma, ngaruka noneho naribagiwe abantu. Abo nibukaga barabo mu rugo. Ariko strategy nakoreshaga, mfite telefone nk'umuntu yo yamamagaraga, kambwira ati wenda ni nk'urugero nitwa Sandrine, tiko wabuze. Nanjye narakubwiraga ati se Sandrine wehe ko mfitemo ba Sandrine benshi, kugira ngo nkunde wenda nibuke, kandi ndi kumubona ko yanditseho Sandrine ariko kumukurura bikanga. Kwa kumara igihe kinini naragiye. Icyo gihe ngakunda kubikora gutya, ariko
kugira ngo isura izagaragare nkamwe ati basi nyibutsa unyoherereze nk'ifoto nibwo ndi bubone kukwibuka. Icyo gihe akohereza ifoto nkavuga ati okay nakwibutse, ariko nkabimubwira umutwe ntari kumukurura neza. uvanga abantu bose umutwe waragiye uba foromate, wabaye foromate. Kireka wenda abantu ba hafi cyane cyane abo ngabo nibo umutwe utabaye foromate, ariko abantu benshi naragenda bibagirwa n'uwamamagaraga akamwe ati ni Sandrine, nkavuga ati Sandrine wahe, ubwo yambwiraga ati ni nko mu Gatsata, nahitaga ndenzaho mu Gatsata ukamwandika bushyashya. nkandika mu Gatsata kugira ngo najya amamagara njye numva ko ari Sandrine mu Gatsata, ariko atari kuvuga ngo namwibutse, ahubwo ari mu buryo bwo kugira ngo atazagira ngo ni ukumwirengagiza. Byaje ubwonko bwaje kugaruka, ubwonko bwaje kugaruka, ariko nubwo ubwonko bwagarutse nageze aho nkajya ngira nyine indwara yo kwibagirwa. Urabyumva nyine kuba uri guhora muri koma ejo ukazivamo, ntago namera nkawe, ntago namera nkawe utarwara. Bugiye kuba uri muri koma, ejo wagiye, ejo wataye ubwenge, ejo wagarutse, icyo gihe urumva yuko uhora muri izo ngaruka, noneho bikaba shocked mu bwonko, ugahora wibagirwa ibintu bikibagirana mu mutwe. tukiri aho se ngiye kwibaza akabazo k'amatsiko mbere y'uko dukomeza tunaganiremo, kuko ndimo ndabona rwose birababaje kujya muri koma ukwezi, ejo ukavamo ukongera ugasubiramo. Uvuze ikintu gikomeye cyo kwibagirwa abantu, ntekereza ari ngewe wibagiwe byagenda gute? Ngiye ndimo ndibaza ni iki kintu wibagiwe kikakubabaza kurusha ibindi byose? Ikintu nibagiwe kikambabaza ni inshuti zanjye. Inshuti zawe? Icyo kintu nzi nibagiwe bikambabaza inshuti zanjye, kuko harimo inshuti zanjye zikomeye nagiye nibagirwa, nkabona amazina ariko amasura kuyakurura bikanga. Byageze ku rugero wibagirwa abantu bose ari n'abantu bawe mwari musanganywe cyane. Icyo gihe wari uri mu myaka ufite sheri? Oya, ni akabazo k'amatsiko. Oya, nawe nari mfite. Icyo gihe nawe wari ufite? Iyo umugira nawe wari kumwibagirwa? Hari abantu bawe baba baguhora hafi uko bwije n'uko bukeye, nk'uko mama ntamwibagiwe, nk'uko abavandimwe ntabibagiwe, abo ngabo bo ntabwo wapfa kubibagirwa. Hari ukuntu ubwonko iyo bugarutse bakaza bo urabibuka. Ni ukuvuga ngo wibagiwe ba bantu nyine b'inshuti zawe ariko batari abo mu nzu mwahoranaga, batari ba bandi duhorana isaha ku yindi, bamba hafi. Iyo uhuye n'umuntu ntabwo akubwira ngo kunyirengagije, kandi nibyo. Ubu byaraje ntabwo bikimeze nka mbere. Nyine ndavuga mbere muri ya minsi byageze aho ngaho mba mu nzu, nahise ngira ikintu cy'ihungabana, ndwara depresiyo, mpita mba mu nzu, nkumva njye ntabwo nagenda. Kandi koko mu kugenda aho ngaho nsubiye inyuma gato, ntabwo ubura nemerewe kugenda ndi njyenyine. Gutya ngo ndavuze ngo ndagiye, ngewe Dina ndagiye, ndifashe ndagiye. Ubu nabaga meze nk'uri kumwe ngo nka bodyguard, umuntu ushaka kuba ngendana n'umuntu, ariko atari kuvuga ngo nta kindi kintu, kuba wenda nagira ikibazo akatahamagara ati Dina agize ikibazo, agira ikibazo aha hantu. Ntabwo nemerewe kugenda. Hamwe abaganga bavuze ati noneho aho bigeze nta nubwo ushatse waburetse kwiga, kuko guhora ujya ku ishuri ukagaruka ukongera ugasubirayo, uhagaritse amashuri nta gihe umuntu atiga. Icya mbere ni ubuzima. Mana we, njye ndumva mbuze ikintu navuga, agahinda karanyishe. Ubu ndi kwibaza ababyeyi mwabanaga, inshuti mwabanaga, uko zabaga zifashe kukubona waribagiwe ibintu byose. Inshuti zanjye zageze aho zirabimenyera, kuko ahantu zabimenyereye zamenye yuko ndi umuntu nyine utajya ugenda. Kuko iyo ngiye bavuga yuko nyine iyo ngiye ngira ikibazo, kandi koko ntabwo nemerewe kuva mu nzu, ntabwo nemerewe kuva mu rugo. Nagendaga mbese niba ngiye nagenda ndi kwikandagira, ese ngiriye ikibazo aha hantu, ese ningenda nkagira ikibazo nkashiduka isereri mfashe, nkashiduka nagiye kwa muganga. Kuko ndabyibuka uko mbona, ndabyibuka yuko imyaka yose yatambutse, nzi yuko igaburo nariye ku rusengero rirabareka, inshuro nagiye ku rusengero zirabareka,
kubera iki? Kubera ubuzima, kubera ubuzima, kubera ukuntu buriya mu mutwe niho hakora. yego. Nyuma yo kwibagirwa ukaza kongera kwibuka, umutwe urakomeza. umutwe warakomeje ahubwo nibwo byakomeje kuba bibi. uko nkura bikaba bibi, kandi ndi kunywa imiti. Nakura bikaba bibi, ndi kunywa imiti. Ariko hamwe no gusenga, kuko n'ubundi mu rugo turakijijwe, Yego. ngakomeza nyine no gusenga, twate Imana izagira ikikora. Ariko njye nageze aho ndiyakira, nakira yuko ubuzima bwanjye ari ubwo kubaho ndwaye. Kuko niba narafashwe muri 2009 numvishije ko ubuzima bwanjye ari bwo kubaho ndwaye, kuko ntabwo nigeze mbarizwa muri societe y'abantu. Kuko wafashwe tubiye inyuma gato, wafashwe ufite imyaka ingahe? Nafashwe ndi muto, nafashwe mfite imyaka 9. 9. Urakura kuva ku myaka 9 kugeza ukungana. Ukirwaye umutwe, utajya mu bantu ngo wumve nyine nawe ibyishimo byo kwenjoyinga hanze. Reka ibyo byishimo ntabyo nzi. Byaje kugera ahantu bafata umwanzuro wo kukubaga, byagenze gute? Decision yo kumbaga bakomeje kujya banyuza muri scanner, babona nta kintu iri kwerekana. Ariko 2023 nibwo baje kunyuza muri MRI niyo yaje kugaragaza ikibyimba. Wari ufite ikibyimba? Baje gusanga mfite ikibyimba mu mutwe. Icyo kibyimba njye nese nishima, ndavuga tushimwe Mana ko werekanye uburwayi, noneho manzi ngiye gukira burundu. Urumva process yo kubaga mu mutwe ni ikintu kiba gikomeye, kumva ko bagiye kukubaga mu bwonko bura n'ahantu habi. Yego. Hari abantu bahangayika batekereza ati sazagaruka bizagenda uti. Ariko njye numvishije nta kibazo mfite, numva mfite kwizera yuko bari bukibaga nyine nkaba muzima. Kubera ko wowe n'ubundi wabaga wagiye muri koma, ubuzima bukomeye. Numvaga ari ibintu bisanzwe, ubuzima bwo kurwara njye narabugize nk'ubwanjye. Numvaga kuko urumva gukurira mu bitaro nko kuvuga ngo mbese nakuriye nko ku muhanda, dusipoze gutyo. Nakuriye ku muhanda cyangwa nakuriye mu bukene, sinzi ubukire kuntu bumeze. Nuko nanjye navuga yuko nanjye akenshi nakuriye mu bitaro. Kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka ufite ubu, wiberaga mu bitaro? Nagendaga mu bitaro, nkabivamo nkongera nkasubiramo, nkabivamo nkongera nkasubiramo. Mbese iminsi myinshi yanjye yo kubaho kwanjye myinshi navuga nabaga ndi kwa muganga. Barabonye indwara, baravuze bati tugiye kukubaga. Yego. Ababyeyi ati ashobora kutagaruka. Ntago byabura, ariko kuko bura nyir'ubwite ku giti cye yadafite ubwoba nta kintu bahindura. Ariko nabo ba mama nawe ntago yahangayitse cyane. Ntago kabura ko ubwoba ati saragaruka, ariko nyine byabaye ngombwa yuko bambaga, bantera ikinya kiri general. Ariko icyo kinya nyine kukigutera hari ibyo baba babanje gusinya. Yego. Uremera ko hagize ikintu kiba n'iwanyu bagasinya byose. Byabayeho banjyana muri salle d'open babagira, banira ikinya kiri general ndagenda. Ariko mu kumbaga bambaze nge banyuze mu mazuru, ntago bambaze banyuze hejuru. Ubu wowe nta ntuzo ufite, ngiye kubaza ngo nta gikomere ufite ku mutwe? Bambaze banyuze mu mazuru. Bacishije, ariko abaganga Imana bawumugisha baba bafite ubuginge bukomeye, bacishije ibyuma bibaga mu mazuru. Babinyujije mu mazuru bitewe n'aho ikibyimba cyari kiri, kuko ikibyimba cyanjye cyari cyaratsikamiye imitsi y'amaso, kiragenda kibyiga n'ubwonko, cyari hagati na hagati, ntago bari kunyura hejuru. Rero bafashe decision yo kunyura mu mazuru kugira ngo ariho banyuza babaga. Bafata ibyo bintu kubyumva nari umuganga biragoye. Ariko nyine Imana ibawumugisha, barakoze bacisha mu mazuru, baragenda babaga ikibyimba. Ubu ngubu uri muzima? Ubu ndi muzima, baragiye barakibaga, ndangije ariko narakangutse, nkanguka mbona, ariko nkangutse natse bambaze, mbaza muganga se mwambaze, kumbe ndacyari mu kinya.
ndase mwambaze ko mbona mutigeze munkora operation kandi njye nashaka ko muyinkorera naho kumbi ni ikinya kiri kumvugisha bahise banjyana muri ICU sinzi niba muhazi yego niho nahise njya kurwarira ikinya cyamazemo iminsi 3 ureba ndi kureba ariko ntaribwa oya narumvaga ahubwo ntago naribwaga numvaga ntari umuntu yagukoraga ukumva narebaga ndi kubabona uri kubona abantu ariko nyuma y'iminsi 3 sinzi uburyo byahise bigenda nahise mpinduka ntago nzi uburyo byahise bigenda nongeye kugaruka barimo bahankura nyuma y'ibyumweru 3 nyuma y'ukwezi nibwo nongeye kugaruka neza wamaze ukwezi aho hantu muri ICU bamaze kukubaga ukwezi kose cyane warahuritse wa mukobwa we ariko urumwe mu bantu Imana izagirira neza nukuri urumwe mu bantu Imana izakorera ibintu bikomeye muri kino gihugu cyacu ndetse no hanze hanyuma umaze kuva aho hantu bamaze kukubaga abaganga bakubwiye ngo iki abaganga ngo bamaze kumbaga nyuma ndabyibuka yuko njya kuhava mu bitaro ICU bura n'ibitaro ndasabira n'abantu baharware kugira ngo Imana ibashyize kuko ni ibitaro nabonye birimo indembe pe birumvikana kuhava n'umugisha okay ni umugisha ukomeye nshimira n'abaganga banyitayeho nabo ndabashimira abaganga basashika Imana ibaha umugisha ko banyitayeho narahavuye gusa bo ku giti cyabo barishimye kuko kubona bari barwaje umuntu bakabona arahavuye ni umugisha nabo ubwabo ntabwo bizeraga ko bishoboka ICU rega nawe urahumva ICU ni ahantu habi ni ahantu habi ariko Imana igufiteho umugambi ni ahantu ushobora kujya kabisa Imana igufiteho umugambi ndashishikariza abantu bose bazareba kino kiganiro Imana igufiteho umugambi aho wanyura hose nunyura mu ruzi ntago ruzagutembana amen kuko ibyo nanyuzemo byari bikomeye nge naraye amajoro menshi ntasinzira ukwezi kwagezemo bakajya banzirika kubera umutwe wabaye nabi makirize yaje ari menshi cyane ariko ibyo byose mbitambukamo ndabirenga narenze impfu nyinshi depresiyo yansaranye imbana nini cyane nkajya numva noneho nanjye ubuzima ndabwanze nkumva ndiyanze nanjye ubwanjye nkabatse maze iki kuri iyi si maze iki ariko uburyo Imana igufiteho umugambi nta hantu wajya kabisa nta hantu ushobora kujya byo ndebye aho ngeze ubu ngubu mu nzozi zanjye ari igihe nigeze kwicara kera nkajya mvuga ati ariko ubundi njye nakwicara nkajya kwicara mu bantu nanjye nakwicara mu bantu benshi bikabaho warihebye nyine ukabona iyo filime ntayo urabyumva nyine imyaka 9 uba uri mutoya yego niba utaranyuze muri sosiyete y'abana bo muri segonderi ngo unyure muri sosiyete y'abana benshi ntago uzagira iki ntago uzagira iki cyizere kuko ntabyo uba uri kubona kabisa ndabyuka ko n'inshuti zanjye benshi nabaganzi zari inshuti z'abavandimwe nanjye nkaboneraho nkabanda zigeze muri ubwo buryo ariko nyine Imana ni nziza Imana ni nziza irahambaye ni Imana itarobanura ku butoni byaranangaje birantungura mbonye nanjye mbuze ati ngiye gutangira ubuzima bushya ese ni ngewe wa wundi wahoraga mu nzu aho abana bajyaga ku ishuri nanjye nkihisha nkavuga ati muvuge yuko nanjye nagiye kwiga wowe ukibera mu nzu kubera nturi warabaye inzobe cyane iyo uri mu nzu binzobe by'ubinzobe nako kayo bufite ubwo niyo mpamvu oya byaje kurangira natebyaga kugira ngo nabonaga utangiye kugira amarangamutima ariko hari ikintu kimwe abaganga barakubwira ati birakemutse turakubaze ntabwo uzongera kwikubita hasi ntabwo uzongera gufungirwa mu nzu uribonye ugeze mu rugo ntabwo nigeze nikubita hasi uburwayi bwanjye ntabwo nigeze nikubita hasi ni uko umutwe wanjyaga nkagira isereri nagiraga isereri nkahita njya muri koma ahubwo ikintu cyaga ni ukujya muri koma kugagara ibyo nibyo byambagaho waragagaraga umubiri ukibana wamara kwibana ukabura ukundi kuntu bigenza ntabwo nzi ukuntu byahaga bimeze kuko uwandebaga niwe wabaga ubizi yababa we iyo wataye ubwenge ntabwo we wamenya ngo ibiri inyuma n'ibiki umuntu wese uzareba kino kiganiro azamenye yuko Imana igira amaboko
Imana irakora narayibonye, nabonye neza yayo, nabonye gukomera kwayo, ko na nyuma yo gukira 2023 mu kwa 10. Mu kwa 10 nibwo nakize mu kwa 10. Ariko 2024 nabwo nese ndwana urundi rugamba. Byateze gute? Nese ndwana urundi rugamba rukomeye, ntago byarangiriye aho ngaho. Urugamba narwanye ntago nirwo rwari rworoshye. Byagenze ute? Tuciremo ku mayange. Nafashwe n'uburwayi bw'amayobera icyo gihe. Natangiye numva umubiri wose uri gushya. Uri gutwika. Numva umubiri wose uri gushya, muri ruba mwinshi. Noneho ndavuga ati noneho ibi ni ibiki? Ni ibiki birimo biba, ni ibiki? Nyuma ngiye kubona mbona umubiri wisubyimba, hazamo ibintu by'ibituri byinshi ku mubiri. Mera nk'umuntu wagira ngo ndwaye ibibembe. Umubiri uragenda urashishuka, uruhu rurangirika, biragenda biratonyoka, kuryama bikanga, mu maso haragenda harabyimba, umutwe urabyimba. Ndavuga ati noneho ibi ni ibiki? Narenze nyinshi, ariko urunguru rwo manza rugiye kunjyana. Banjyanye kwa muganga, ariko nabwo aho ngaho babuze uburwayi. Byakijijwe n'amasengesho, gihe bamfatiye amasengesho y'iminsi 3 bansengera, umubiri urongera urasubirana, uruhu rurongera rurasubirana, ndabyimbuka, ndataha, ndishima, ndavuga ati Mana ushimwe. Icyo gihe wari uri he? Kuvuze ngo waratashye. Nyine nari mvuye kwa muganga. Nari mvuye kwa muganga CHK, ndataha njya mu rugo. Ariko nyine wari uri CHK bakuvura n'abandi basenga. Bagabanya umuriro wari mwinshi. Nagiraga umuriro mwinshi cyane. Warenzaga urugero, umuriro mwinshi. Satani rero yarakurwanyije kuva kera aguhiga, ariko ntago yigeze gushobora. Ubu rero umeze ute? Ubuzima bumeze bute? Tutubwire, dusangiza ubuzima bwawe muri iyi minsi. Utangiye kwenjoyinga gute? Bimeze gute? Ubu natangiye kwenjoyinga ubuzima 2024 bijya guhera mu mezi ya nyuma. Kuko ibyo nabyo bivuyeho, naje guhura n'urundi rugamba bw'uburwayi. Noneho bwo bwari uburwayi bukomeye cyane. Kubibwira abantu batabyiboneye, hari igihe abantu batanga ubuhamya, abantu bakagira ngo ni ukubeshya, ariko ibihamya byinshi byo birahari. Icyo gihe none nafashwe n'uburwayi bwo kubyimba inda. Indira byimba, ntihagire ikintu kijya mu kanwa, kandi mu nda ndashonje, mfite inzara nyinshi, ariko n'ikintu cyarahumuraga, yandika iti byimba, gaturumbuka ukagira ngo ndi umugore utwite. Banjyana kwa muganga, nabwo biranga, banyuza muri MRI, uburwayi burabura, banshyiragamo sonde ivoma, ariko bakabura ibyo bari kuvoma. Byari bimeze bite? None se iyo bashyiragamo sonde nta kintu cyazaga? Nta kintu cyazaga. Kandi bo bakabona inda? Babonaga indi ikomeje ibyimbye. Inda yari ibyimbye cyane, ariko mu rwego rwo hejuru. Aho niho natangiye no kugenda numamagaza. Uragenda urananuka? Narananutse kuko nta kintu nashyiraga mu kanwa. Kuko icyo nageragezaga byaheraga hano. None indi kayita ibyimbi gaturumbuka nkaribwa, bakantera inshinge z'uburibwe, cyangwa bakagira ute bakama ikinini kigabanya uburibwe, ariko inda n'ubundi kaguma ari yayindi. Nageze aho ngaburirwa nyine n'amaserumu. Amaserumu kugira yongerere amazi, sinzi uburyo amaserumu agaburira abantu, ariko amaserumu niyo yangaburiye. Bari kugira ngo ubone byibuze ubuzima mbeho, ariko nubwo nari ndiho, ariko nari ndiho ntariho, kuko nari ndi mu buzima bw'uburibwe. None se waje gukizwa n'iki? Iyo nda nyine, iyo nda yakijijwe n'amasengesho. Kuko icyo gihe kwa muganga bageze aho baradusezerera, kuko babonaga yuko nta burwayi, nta kintu bari kuvura. Ndarwaye, ariko ndaho ndimo ndanywa serumu, ariko nta kintu mu by'ukuri kiri guhinduka. Natashye njya mu rugo, baranyuye, njya mu rugo
njya kurwarira mu rugo hazaga abanyamasengesho benshi cyane, mboneraho no kubashimira abantu bose bitanze bansengera, baraye amajoro ku bwanjye, baramumurije, kuko namaze amezi 7 ntarya. Ewe wamaze amezi 7 utarya? Namaze amezi 7 ntarya, ibiryo byaranze kumanuka. Ndagenda nduma ndananuka pe, ndananuka nshiramo mba nk'igiti handi, nanjye navuga ati Mana aho bigeze basi ni burunyiza nkiza, ariko niba ndi wo gutaha nduhura nitahire hakiri kare, kuko ndananiwe. Nageragejwe kuva kera ariko noneho ubu ndananiwe. Wageze aho wisabira gupfa? Nararusabye urupfu, nararusabye, nararusengeye, ndavuga ati myiza basi niba udashaka kunyiza Mana nduhukire mu bwami bwawe. Gusa n'abandi bambonaga baje kunsengera, nabo baransengeraga bakabanza bakanyantuza, kuko nyine wabonaga amahirwe yo kubaho byo yari make yakiragiye. Icyo gihe se bumvaga ufite ibyaha? Oya nyine mu gusenga, abarokore ni abana beza cyane. mu gusenga kose kuko turi mu isi yanduye, kuko n'ubu ushaka gutekereza ukavuga ati se Mana kuki ibi byambayeho, nabwo uba wivuvusa ubukoze icyaha. Icyo gihe rero nabwo ni ukwatura ugasaba Imana imbabazi. Nuvanga iyo umuntu yazaga kugira ikintu akubwira yabanzaga kukubwira ngo atura. Tubanze dusengane nyine isengesho ryo kwatura, kuko n'ubundi wabonaga ko ndi mu marembera. Namwe yo wenda muza munzi kuvuga ati uyu muntu ntago ari uwo kubaho. Nari ndi mu marembera, ariko ndagira ngo mbwira abantu bose yaba bari hanze y'igihugu, yaba bari muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndagira mbabwiye yuko na nyuma ya 0 Imana irakora. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Amen. Iya nabaye cya gihe yansimbukije impfu nyinshi, nasimbutse impfu nyinshi, ariko wowe uri mu bitaro nje kuguhumuriza ngo nkubwire ngo yanabaye wicika intege, nawe irakuzi. Nukuri Irakuzi kuko ntago nanjye nari nzi ko nzibona mu bandi. No kuvuga ngo ntago wari uzi ko nawe waba wicaye isaha uri kuvuga imirimo y'Imana. Ntago izo nzozi zo nazo nari mfite nabambeshye. Oya. Izo nzozi nazo nari mfite. Eka. Ntago nari mfite inzozi zo kuvuga ngo igihe kizagera mbe nicaye numve ndi proud ngende mu rugo badahangayise, ariko ubu ngubu ndagenda nta kibazo, bazi ko mu rugo dufite umwana ni muzima, nta kibazo, aragiye araza gutaha amahoro. Kandi utwibutsije yuko mu minsi ishize wagendanaga aba bodyguard. Hari umuntu wabaga undi ruhande, nabaga mvuze ngo wera ngiye nko gutembera ku muhanda, nabaga ndi kumwe wenda n'umukozi wo mu rugo, kugira nindamuka ngize nk'ikibazo ahita atumika avuga yuko ngize ikibazo. Urumva yuko nyine nari ngeze kuri level iri hejuru, bageraho ngaravuga ati rero ibyiza ni uko waguma mu rugo. Ubu ngubu nyuma yo izo ntambara zose waciyemo, kubyimba inda, kunanuka ukenda gupfa, kurwara ikibyimba mu bwonko bakakibaga ugakira, nyine kubura kubigenza, kuribwa n'umubiri, wumva rwose kumenya abantu kugira gute, ubu ngubu ngo urimo urenjoyinga nyine umwaka mushya wawe? Ndi kuenjoyinga kuko ni nko kuzuka. Cya kuvuka nyankunda kuvuga ati nge ndi kuvuka bwa kabiri, niko nyankunda kuvuga, kuko mbona ko Imana yanzuye. Kuko kuva 30 z'ukwa gatandatu 2024 nibwo natangiye kubohoka, nangira kugenda mbohoka, ariko uyu mwaka wa 2025 tuvuyemo, uyu niwe nakiremo ubuzima neza, numva ubuzima burandyoheye, uko amezi agenda yisuka, uko amezi agenda aza, nanjye nyine kwibona no mu bandi, kuko dusubiye inyuma gato, buriya abavandimwe banyu, mfite abavandimwe banjye bamaze gukora ubukwe, ariko wumve yuko no muri ubwo bukwe nabujyagamo ndi kumwe n'umuntu uri kunkontorora, uburyo batumvaga yuko biri burangire amahoro. Sister wanjye yakoze ubukwe rwose ndi kumwe n'umuntu nkontorora, kugira ngo arebe ko ntari bugire ikibazo, kubujyamo nyine mbese wikandagira, kujya mu kintu wikandagira. Nta mapati nagiyemo, n'ubukwe bwa sister nagiyemo nabugiragamo nikandagira, none ubukwe bwa bro bwo nabugiyemo nsa nk'umusinzi, kubera ko nta ntege nari mfite mu mubiri.
abavandimwe banjye batatu bose bamaze gukora ibirori, ibyo birori byose nabitashye nta mbaraga, ari ukugenda nikandagira ese ngize ikibazo, n'undi nawe uri iruhande rwanjye ese umeze neza, umeze neza, umeze neza. Kumva umuntu mukuru bamaza ngo umeze neza, ufite amaboko ufite amaguru ariko waramugaye. Ibyo rero ibyo byose kubivamo, ibyo mbikesha Imana. Nkareba uburyo nsigaye ntaho ubukwe bukava mu gitondo nkagira ubukwe ndi njyenyine nabutashye nkabusoza nkavuga ati Imana urahambaye. Nkabona uburyo kimura n'inshuti tukaganira tukishima tugatandukana amahoro ndi muzima nta kibazo mfite, nk'abati Imana uri mwiza pe. Nabonye imirimo y'Imana, ni ukuri Imana irahambaye kandi Imana isubiriza igihe. Ni ukuri nanjye nshima Imana ku bwawe, nyihaye icyubahiro ku bwawe, yakoze imirimo. Ubu rero nyuma y'uko wari waribagiwe inshuti, ubu ngubu waremye izindi nshyashya? Oya, nazo zirahari. Waje wandekagaho ngo Kimisagara, Gatsata cyane. Ubwo uza kuzifata birangira uzimenye noneho neza cyane rwose, byarangiye nongeye kuzimenya. Abo nafatishije ku matelefone batahinduye nimero, niba ari Gatsata nyine ubwo nahise nongera kwibuka ko kari runaka Gatsata. Baje kumenya ko icyo kibazo gifite? Inshuti zanjye nyinshi zari zibizi ko ndwaye. Zari zibizi ariko inshuti zanjye za hafi nizo zari zizi ko ntava mu rugo cyane. Abandi babaga bazi ko ndwaye ariko batazi ese biterwa n'iki. Inshuti zanjye za hafi nizo zari zizi ko ndwara umutwe uhoraho udakira. Birumvikana hari ababuze? Ntago byabura kuko hari n'igihe noneho nagezemo ndabyibuka niga muri primary nakundaga gukora cyane ngira n'imbaraga nyinshi, ariko nubwo nari mfite uburwayi numvaga muri njye nshaka gukora. Ndabyibuka ngiye kuvoma njyanye n'abandi bana, nari ngeze kuri ya step yo kugira ngo nkinyarira njye ntazi igihe inka rizaziye. Gendana n'abakobwa b'inshuti zanjye barambwira ati uzi ko winyariye. Mbirebye agahinda karanyica, ati ibi ni ibiki birimo bimbaho. Ndagenda nabyo ndabyakira, ariko igihe kigeze nabyo Imana iragenda ibikuraho. Ku buryo wumva uri kugenda ukumva nyine inka rizaje? Naragendaga inka zikaza ariko ntazi ngo byagenze, kuko mu wa gatandatu primaire ho bamagaritse kwiga kubera icyo kibazo. Kubera ko narinyariraga noneho abanyeshuri bakambwira ngo se ko winyare, simenye ngo byaje gute. Ntumenye igihe byabereye? Ntago nabimenyaga igihe byaziye. Ni ukuri Imana uhabwa icyubahiro pe. Ntago nabimenyaga ariko Imana yaje kubikuraho. Nakoze exeta ariko nigira mu rugo. Genda ku ishuri mu wa gatandatu ngiye gukora exeta narigiraga mu rugo. Warasushije urangije? Nagiye gususha banjyanye. Nagiraga umwarimu unyigishiriza mu rugo. Ndagenda nanone hafi ikizami banzanira umwarimu niga, ndagenda ndakora. Wizere ko watsinze? Amanota kuvuga ngo wabonye amanota ntago wayobora, ahubwo uvuga ngo gukomeza kwiga ufite ikibazo nabyo ni ibindi bibazo. Byaje kugeraho ishuri arihagarika? Byageze aho kwa muganga aravuga ati icara rwose nta gihe abantu batiga. Kuko n'ubundi kujya muri segonderi uri kugenda n'ubundi ukongera ukarwara ku ishuri, kuko nazengurutse ibigo byinshi, kimwe nkakivaho narembye. Timugende mubanze mujye kumuvuza, ariko si uko mu rugo arambwira ati reka tubanze tukuvuze ukire. Ngiye nkanga nkakomeza nkanga kuva kwizima, nkavuga ati ngombe mbanze nyarangize. Nkumva ko kureka kwiga nyine ari igisebo, kuko nkumva nago ndi kubikoza. Umva gukunza ishuri. Ariko byarageze aho ngaho ndabyakira nyine, depression ihita imfata gutyo, agahinda gakabije niho kahise kamfatiye mu gucikisha amashuri, kuko kubyakira byari byananiye. Bana we, hari ukuntu uganira n'umuntu ukumva inkuru ye irababaje iteye agahinda, ugasanga wowe ibyawe n'akana. Nimba umuntu mukuru aba yigendera ukabona nyine yanyaye, abandi bakamubwira ati meze bite, ubwo buzima abanyeshuri ntabwo bagusererezaga noneho bigatuma ubwonko bwangirika? Ntabwo byabura, urabyumva. Noneho mu mashuri abanzaho ni ibintu byumvikana, kugusererezaho ni ibintu byumvikana. Ni nayo mpamvu directeur w'ikigo yahisemo ati mugende yicare mu rugo
azaza dore amaze gususha azaza aje gukora exet ndamwereza umwarimu ajya amwigishiriza mu rugo kugira ngo abana bareke gukomeza kukunyuza ntago byari gukomeza urumva ntago byari gukunda gukomeza nicarana nabo kandi icyo kintu kiri kubaho ariko ibyo byose inkomoko yabyo byari icyo kibyimba cyari kitaraboneka yego cyakomeza kugenda cyangiza ibintu byinshi icyo kibyimba cyo mu mutwe nicyo cyatumaga ibyo byose izo ngaruka zose z'umubiri zibaho zikomeza kubaho nyuma yo kukibaga umaze gutaha ubuzima bwarahindutse ubuzima bwarahindutse si ibyo wenda ibyo ngibyo byabayeho ariko ibyo ngibyo nabyo bimaze gukira ubu ndi muzima ngenda ngiye muri controle urumva ntabwo wahita ureka abaganga ukurikiza inama za muganga uko abikubwira ariko nshimye Imana bikomeye cyane niba ari ikintu kijya kinshimisha ni ukwibona mu bandi burya kuba mu buzima bwa wenyine ni ibintu bibabaza mboneraho no gusaba abantu kudatererana abantu bababaye yego kumva yuko niba ubabaye ntabwo uriya umuntu ubabaye ntabwo twamwitaho oya hari benshi kuko njye ndabizi nabaga nkeneye umuntu wamba hafi ariko kutibona mu bandi niba ari igikomere cya mbere kibaho ni icyo ngicyo kabisa kuko no gutinyuka kuza mu bantu byabanje kumfata natinjiye mu bantu ese bazajya bambona gute hari nubwo njye nabageragamo ngatekereza atahari bari kumbona nko muri ya sura wasanga bari kumbona ndwaye kandi nta nubwo nzi ariko nkumva iyo complex nkayigira nkakagira ariko uko bigenda bwira uko buke ibyo bintu bigenda nyine binshiramo abantu nkabura nabo tugahurira ku magroupe nka gutya Elvine Foundation nkumva nyine ibintu byiza n'andi magroupe tuba turimo nkumva ni byiza cyane ukomoje kuri Elvine Foundation ni umwana w'umukobwa muto w'imyaka 12 usiga gukora ibintu bidasanzwe wowe wamuvugaho gute Elvine Foundation rero tubwire n'uburyo wamumenye n'icyaguteye kuba wambaye n'umupira we Elvine namukundiye ikintu kimwe nabonye mugisha kuko nzi umubiri kuntu babaza yego nyimubona nahise nishyira mu cyimbo cyanjye mbonye ukuntu ameze yego ndeba Elvine ukuntu yamugiriye impuhwe n'ukuntu kwa muganga kugira ngo hari abantu babona rega umuntu bakamwinuba hari abantu babona umuntu ababaye bakamutererana ariko kuba Elvine yarabonye umugisha ntamuzi ntazi ngo atuye hehe amubonye mu muhanda ameze kuriya ariko amugiriye impuhwe nahise nishyira mu cyimbo cyanjye Elvine mukunda utyo mbonye ukuntu yafashije mugisha akamuzana mu rugo numva Elvine ndamukunze navuga ati kino gikorwa yaba twese twagikoraga kuko nanjye mu mutima wanjye mba numva mfite ishyaka n'umwete ryo guhumuriza abantu barwaye bababaye kuko uyu mubiri umuntu Imana ni gutabara nibyo nkunda kuvuga Imana ni kuvana mu gikomere ntuzatinye kuyihamiriza kuko ibyo byubaka abandi Elvine rero ibikorwa ari gukora n'iki gikorwa cyabayeho cyamugisha kugira ngo n'iki kiganiro gitambuke ni intambwe yateye n'iki kiganiro kizafasha benshi uko icyamugisha cyafashije benshi ni nako n'iki kizafasha benshi Elvine ndamushimira kuko ni intwari umwana mutoya w'intwari kuko kuba n'abana bari mu rugero nka ruriya ntabone mugenzi we ngo amwinube kandi ni mutoya abana benshi baterana amabuye bakabita amazina ariko akavuga ati reka uyu nguyu murebe cyane ko mugisha yararwaye cyane ari umuntu utakabaye wegerwa ni ukuri ariko ibyo narabimukundiye nahise nibuka mu wa 6 primaire ukuntu hari abantu benshi banyinubye mpita mbikura Elvine bintera kumukunda nicyo namukundiye Imana ihabwa icyubahiro kubwo kuba yarakugaruye mu buzima kandi guhumugisha ko usangije abantu watubwiye haryo ngo umaze kuva ku myaka 9 umaze imyaka ingahe urwaye ubwo ni imyaka 14 yose Mana we Imana ihabwa icyubahiro ndizera ko nta kintu wabona wabwira Imana kabisa kuko ibintu byose Imana yakoze biri hejuru icyo niyemeje ni ukuzayivugira ni ukuyivugira nshize amanga kuko ntago bintera isoni kuko aho narindi ninjye ubuze uburibwe muri iyi niyo warembye ngo ndi ubuhamya bugenda
iyo ndirimbo ikunda kumfasha ngo nahoraga ngo njya kuvumba amashimwe y'abandi, ngo nkarebera mu madirishya ngaho abandi batareba, ariko ngo Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye. Uwo niwe waje azura ibyanjye, uwo niwe waje azura ubuzima bwanjye. Ubu ndiho ndagenda, ndava Ruyenzi, ndi hano Kiyovu, nzajya n'ahandi. Ibyo ni Yesu ubikora rero. Imana iho umugisha Beni na Chance baririmbye indirimbo nziza. Ni ukuri Imana ibahereza umugisha kuko baririmbye indirimbo ko Yesu arakora. Niki wabwira abantu nyine urabona waciye mu buzima bugoye, hari nk'abantu bagusererezaga muri ya minsi, hari nk'abantu inshuti ndabyumva zakuvuyeho nubwo hari izo wibagiwe, niki wasaba noneho abantu bazakurikira kino kiganiro? Icyo nasaba abantu bazakurikirana kino kiganiro, ubufasha bukomeye nabasaba no kujya bajya gusura abarwayi kwa muganga. Yego, kuko kwa muganga narahabaye cyane. Hari abantu benshi barwaye kuba babuze ibyo kurya, babuze ibyo kunywa, ariko kubona gukorera umugisha ukajyanira umuntu ukamugemurira, ukamusura, ukamuhumuriza, ni igikorwa gikomeye. Icyo nicyo nasaba abantu bose bazakurikirana kino kiganiro, gukorera umugisha bakajya bajya gusura abarwayi bakabasura. Uvuga ngo umukoro uduhaye ni ukujya tujya kwa muganga. Ni ukuri. Kandi ikindi ntihakagire hagira umuntu wite ukubona yuko umuntu nta kintu azigezaho. Niba ubona umuntu ari aho ngaho ukabona ari mu kigeragezo, ntuvuge ko ntacyo azigezaho, kuko imbere ye ntago hazi, imbere ye hazwi n'Imana. Ibyo ngibyo nanone ntabwo aba ari byiza, ahubwo haranira kumusengera. Nanone ikindi duharanira kujya dusengera dusabirana, haranira gusengera uwo muntu kugira ngo ave muri icyo kigeragezo, ariko kumutega iminsi ntacyo azigezaho ntabwo aba ari byiza. Nuhe muntu w'ingenzi washimira muri iyi myaka 10 n'ingahe yawe? Abantu b'ingenzi nashimira, ndashimira famiye yanjye Kabano, ndayishimira yose kuva kuri mama kugeza ku bavandimwe bose. Ni famiye Kabano ndayishimira cyane cyane, kandi ndabakunda cyane. Bambaye hafi bimwe bidashoboka. Hari igihe ujya mu kigeragezo nk'icyo ababyeyi bakagutererana, abavandimwe bakakuvaho, ariko urebye urugamba nari ndiho nta n'umuntu n'umwe wigeze unyinoba, ahubwo barankomezaga bakabana nanjye muri urwo rugamba. Ndabashimira cyane, ndashimira inshuti zanjye zihariye, nazo hari ibigeragezo nanyuragamo zikamba hafi, nabo ndabashimira. Nongera ndashimira abantu bandwaje kwa muganga, ko kwa muganga ujya kurwaza umuntu kurara hasi nabyo nundi muhamagaro. Nabo ndabashimira abantu bakunze kujya bandwaza kwa muganga, abo twabanye kwa muganga bose barabizi bandwaje, nabo bumve ko mbashimiye. Nukuri n'abansengeye nabo ndabashimiye cyane. Reka rero nanjye ngushimire. Yego, Imana ibahe umugisha. Ushimire wakoze kuza kubana natwe kuva ku Ruyenzi ukaza kuduha ikiganiro kugira ngo abazumva iki kiganiro. Hari umuntu nawe undi nawe mama inzu maze imyaka 15 kwa muganga, nawe twaraganiriye. Imana irimo iramugenda imugirira neza. Imana yo mu ijuru iyo muhaye abantu buhamya gutya bumva yuko bari mu bigeragezo n'abejo bazabivamo. Reka rero ngushimire. Yego, murakoze. Nshimire rero na buri wese uzareba kino kiganiro agakanda subscribe, hanyuma agagisangiza n'abandi, kandi dukomeje kubashimira ko mukomeje kudutera iteka. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha utagabanyije. Amen.